Hello my friend, niba ukoresha WhatsApp nawe ndabizi neza aka kantu karagufasha. Ese nawe ujya uhura n'ikibazo cyo kwandikira umuntu kuri WhatsApp ugasanga avuga icyongereza kandi wowe utakizi uvuga ikinyarwanda? Ndabizi icyo kibazo ujya uhura nacyo. Muri ino video ngiye gukora ukuntu wabigenza. Urakanda hano bandikira, ukande hano ngaha. Hano ngaha kuri keyboard uza hano handitse ngo translator. Numara kuhakanda ahangaha rero niho hagiye kugufasha kwandika kugira ngo ibintu wandika bijye bitranslatinga mu rurimi ukora, niba ari ikinyarwanda uvuga cyangwa niba ari icyongereza, hose kugira bibashe kuba byagufasha. Uri umunyarwanda uvuga ikinyarwanda utazi icyongereza byagufasha, cyangwa mo ukaba uvuga ikinyarwanda ukavuga icyongereza ariko utazi ikinyarwanda, byose iragufasha. Ino translator rero ikora ute, bigenda bite? Wowe urandika nk'ibisanzwe, numara kwandika urajya ubona hejuru y'ikwitransletinga yaba mu rurimi, urabona ko hano ngaha turi kwandika ngo bimeze bite, igahita yitranslatinga ngo hello. Uri kubibona neza 5/5. Ndabizi nawe ibi bintu ntabyo wari uzi ukuntu bigenda cyangwa uko bikorwa cyangwa ibisabwa kugira bikorwe. Muri ino video rero ngo fingiye kukwereka ukuntu bikorwa 100%. Icyo ngusaba reba ko wakwanze subscribe basigaye tujye tubana buri munsi. Wakibaza ngo rero bikorwa gute, bigenda biti? Wowe urandika, uraza urabigenza bite noneho rero? Uramara kwandika we ibintu byawe umaze kubyandika, urahita ubona hano ngaha handitse ngo hano ngaha ibintu niba byimaze kwitranslating, urandika hero hasi. Ni urugero urandika ijambo ushaka kwandika, ni urugero niba ushaka kumaza ngo hello, urabyandika tumubaza ati amakuru. Hejuru urahita babikwereka byitranslatinze mu rurimi ushaka. Twagiye hano ngo aho bibe, uraza hano kuri language, uhita uza hano hasi kandi kuri add language, uraza uhitemo ururimi ukoresha, niba ari Kirundi, niba ari igiki, wowe uragihitamo. Ariko twebwe ko dukoresha ikinyarwanda, uraza ugihitemo. Cyangwa niba ushaka ko byitranslatinga mu rurimi rw'icyongereza, urahitamo icyongereza. Aha rero ni uko ari mu Burundi kugira ngo nabo mbashe kubereka uko bikorwa. Niba ari mu Burundi uri cyangwa ari ahandi uri, wenda wowe ikintu uri bukore ni iki rero? Wowe uraza ukanda hano ngaha kuri tuno tuburungu, hano ngaha handitse hari akantu hano ngaha, urabona ko uri kuvuga ubwabyo bikigira bikitranslatinga. Sinzi niba aka kantu wari ukazi cyangwa wari uzi ukuntu bikorwa. Uri kubona ko turi kuvuga ubwacu bikitranslatinga. Sinzi niba turi kugendana. Sinzi niba aka kantu wakabonye. Asigaye ugahita ukanda kwa kara kantu ukabyohereza. We niba ino video igufashije cyangwa ari ikikongera ku bumenyi wari ufite, icyo ngusaba reba ko wakanda subscribe basigaye tujye tubana 5/5 kuri munsi. Bantu mujye mwibuka gukanda like, subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nkwibutsa ko ushaka filimi nshyashya, nyandikira inbox kuri iyo nimero, ni DJ Rafiki abasha kugureza filimi nshyashya zigezweho. Icyo ngusaba reba ko wakanda subscribe basigaye tujye tubana 5/5 kuri munsi.